turi muri diocese ya Shyira turi kumwe na nyakubahwa Bishop Mugiraneza Samuel Mugisha. Bishop tubaha ikaze. Murakoze cyane. Mumaze igihe kingana gute mugize muri diocese? Maze imyaka 3 muri diocese, maze kwicwazwa mu ntebe nka Bishop uzayobora diocese, kandi ndumva tugeze kuri byinshi. Bishop, mwicazwa muri intebe ni ibintu mwumvaga mwajyaga murota cyangwa ni ibintu avuga bati byarantunguye? Byarabatunguye? Ntabwo nigeze ntegereza ko nshobora kuzaba muri Shyira. Niyo nahanyuraga ngenda kuko numvaga ari ahantu hakonje cyane, numvaga ari ahantu ntabwo nigeze mbitekereza. Muhageze rero mwari muvuye i Kigali, abantu bari bazi muri Cathedrale Saint-Etienne muri diocese ya Kigali, muhageze mwahasanze muti ate? Tuhageze, kimwe mu bintu bidufasha iyo umupastori nuko uba warahiriye kumvira. Njyewe rero bambwiye ko naza nkakorera inaha naremeye. Muribuka ko naje hano mvuye muri Amerika. Hari abantu benshi babyibarije bati ariko umuntu ajya muri Amerika, yava muri Amerika akajya mu cyaro, twebwe umurimo wacu tujya huri. Naje naha kuko bari bampamagaye mu murimo, kandi nari ndimo ndangiza igitabo cyanjye, kuri nge ntacyo byari bintwaye. Kandi narahakunze, twaraje turamenyera, twaraje buriya Imana ikujya imbere igategura. Twavuye muri Amerika, abana biga muri Amerika, tuje naha tubona ishuri ry'abanyamerika hano. Twita tuvuga tuti nyamara Imana yadushubije, kandi duhura n'abakristo beza, abakristo b'abakozi baratwakira, twarahakunze. Bishop, tujya tugana ku musozo, abantu bavuga bati Bishop Samu yasimbuye Musenyeri Mbanda muri kujya ko archevêque. Iki kintu cyaraboroheye gusimbura umugabo w'imbaraga nk'uriya? Well, icyo nshimira Imana, ntabwo mu murimo w'Imana ntabwo iby'imbaraga bibamo, habamo gushobozwa n'Uwiteka, kandi habamo gukora ibyo ushoboye nk'uko Imana idushoboje. Archbishop Mbanda yasimbuye Bishop John. Bishop John hari ibyo yakoze, Archbishop Mbanda hari ibyo yakoze, ubwo nanjye hari ibyo nzakora mu bushobozi bwanjye. Icyo nshimira Imana muri Anglikani, ntabwo ibintu tubikora ngo womekeho izina ryawe. Ntabwo hano ari kwa, hano ni itorero. Nanjye rero ndumva ibyo Archbishop Mbanda yakoze yanyubakiye step, nyihagazeho, nanjye ngiye kubakira undi uzaza nawe ahagarareho akomeze. Kandi nimwibuke ngo twese duhamagarwa dufite impano zitandukanye, dufite amahirwe n'imigisha itandukanye itugana. Ibyo Bishop Rucyahana yahuye nabyo n'ibyo yasanze bitandukanye n'ibyo Mbanda yasanze, bitandukanye n'ibyo ngiye gusanga n'abazaza nyuma yanjye. Hari ibindi bazakora by'igihe cyabo, ariko ndashima Imana kuko nasanze hano haranyuze abagabo. Bitumye twibaza ko mu ngero nyinshi bakunda gutanga bati nagize umusimbura mwiza. Ibanga ryo ko umusimbura mwiza ni Imana radashika umara mufite cyane. Yango n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana kuko ntabwo nari nzi ko naba Bishop, ariko icyo nari nzi ko nuko Imana yahamagaye. Icyo rero kiramushoboza. Kavuga twumva ibi nishobora kuba ntabizi, ariko nzi wampamagaye kandi azanshoboza. Nanjye rero iki gihe ndimo hano nzi ko Imana izanshoboza nkuko yashoboje ababanje, nanjye izanshoboza. Umusimbura ni Imana imuguha, kandi ni Imana imushoboza. Kandi nabo bandi mwumva ngo ibintu byarazambye, buriya ntabwo baba bataragize, ariko hari ibihe bitandukanye. Mbere ko tugenda mu bikorwa byanyu muri diocese ya Shyira, Bishop Samu ni muntu ukenda mu rugendo rwo rusanzwe, ubuzima busanzwe mwanyuze mwiga mu mashuri, mbere ko muzano ni muntu ki? Bishop Samu ni umwana w'abakristo b'Abanglikani. Papa yabaye umuyobozi kuri Cathedrale Saint Paul na Mirembe muri Uganda, aho yagiye avuye ku Kigeme muri 59 baramwakira, ahakora imyaka 50. Tuvukira mu itorero turarikunda, nigira muri Uganda, niga
mu ishuri rya primaire ryitwa Mengo Primary, njya Kampala High School, mvayo njya Kyambogo University, niho navuye njya Mukono Christian University kwiga igipastori, ndaza nkora Saint Etienne nsubira kwiga muri KIST iri mu kijya SFB, ndakomeza ndangiza SFB nkora degree muri management, ndangije aho niga MBA ya Maastricht, nayo twayikoreye kuri SFB, leta niyo yadufashaga kuzana aba lecturers. Nyuma yaho mbona umugisha wo kujya muri Amerika kwiga doctora, ariko ibyo byose nabikoze nkuru pastori Saint Etienne, aho nakoze imyaka 15. Tugarutse muri diocese yashyira mumazemo imyaka igera kuri 3. Ni diocese mwasanze gute? Ni diocese uyu munsi ihagaze gute? Diocese yashyira ni diocese navuga ngo ni nziza, ifite abakristo beza b'abakozi, kandi byaranyoheye kuko nasimbuye umuntu w'umukozi wari avuye muri organization ifite structure, ifite imikorere myiza, ku buryo kunyereka ibyo gukora ntibyangoye. Ariko nanjye nagize umugisha kuko muri iyo mirimo yose, nubwo nari umupastor, ariko nakoze n'imirimo y'ubuyobozi, nakoze management kuri Saint Etienne, nakoze muri administration nk'umunyamabanga, ngira umugisha wo kwiga ibyo nabanje gukora ntazi uko babikora, mbyize rero mbisobanukirwa neza. Kuza hano rero byaranyoroheye, kandi navuga nti iyo wizeye Imana ikakujya imbere birashoboka. Ubwo simvuze yuko hatari ibibazo ntaho bitaba, ariko icyambere no kuvuga ngo bizakemuka ukabijyamo kandi ufite uko kwizera. Ni diocese rero mwaje musanga mu rwego rw'ivugabutumwa, mu rwego rw'iterambere, yari ku kihe gipimo munsi igeze he? Navuga ngo yari ku gipimo cyiza, ariko murabizi ko iterambere ari igikorwa gihoraho. Naje nsanga bafite insengero nyinshi, naje nsanga bafite projet z'iterambere zirimo amazu y'ubucuruzi, naje nsanga dufite amashuri kandi ameze neza, ariko nanjye nk'umuntu wahamagawe hari ibyo nongeyeho. Icyambere kongereza ECD zimwe ngira ngo mwazibonye, kongereye ibyumba by'amashuri dufatanije na leta, kongereye n'uburyo dukora, nashyizeho za departement kugira ngo iyi diocese iri mu turere 4 binyorohere kumenya ikiri muri buri karere. Kimwe mu bintu twakoze kandi kikabyara umusaruro ukomeye no gushyiraho ibiro bihuza amaproje yose ya Compassion, dushyiraho n'abahagarariye imishinga ya Compassion muri buri bukidikoni. Ubwo rero naje nshaka ko nshyiraho structure, nshyiraho uburyo bwo gukurikirana imikorere, nshyiraho uburyo bwo kunoza imikorere kugira ngo nanjye ninzahava uzaza azasange afite ahatangirira hatamugoye. Ivugabutumwa tugeze kure kuko tumaze kwigisha abapastori. Ubu ngubu dufite abapastori 10 bagiye kwiga, dufite abapastori 19 tugiye kurobanura iki cyumweru. Twashyize imbaraga muri community Bible study, dutegura abayobozi b'amatsinda tubigisha kugira ngo bigishe Bibiliya. Twasohoye ibitabo byinshi bijya mu matsinda, twakoze ibiterane mu bukidikoni kuko turashaka ko ibiterane bitangira mu bukidikoni, nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4 tuzana igiterane kimwe kuri diocese kiduhuje twese. Ibyo byose ni ibintu tugenda dutegura hamwe kuko diocese ni ikintu kinini ushobora kubikora wenyine. Uburezi nabwo twanogeje imikorere n'imikoranire muri administration y'amashuri MIPC. Dufite ba head ba department batanga raporo ku giti cyabo kandi bakurikirana abana, buri mwana ku giti cye. Sunrise nayo imaze
kugera ahantu heza hashimishije. Byabaye ngombwa ko tugabanya abakozi benshi kuko yari ifite abakozi benshi kubera impano n'amafaranga twabonaga kuva hanze. Turagomba rero kwiga kwishoboza, tukikoramo umurimo, tukivanamo umusaruro, kuko akimuhana murabizi ko bigenda. So turarwana no kureba ngo abana dufite turabigisha neza, abana barishyura, ababyeyi turaborohereza, turashakisha partners kugira ngo habeho inkunga iza kunganira abo bana. Ndumva duhagaze neza mu burezi. Uyu munsi umuntu ashobora kwibaza, mugarutse ku kijyanye no kwigira, kuko ni na politiki y'igihugu. Amadiyoseze menshi asa nkaho amikoro yategereza ku baterankunga, ku bantu bazava hanze. Mwebwe mwakoze iki kugira ngo iki kintu cyo kwigira mubashe kukigeraho? Ngira ngo igikuru, ikintu cya mbere kugira ngo mwigire ni uko muba mufite icyerekezo, no kuba muzi icyo mushaka, no kuba mwiyemera. Ubwo ndabivuga mu buryo buri positive, ntabwo mubivuga mu buryo buri negative. Kwiyemera no kuvuga ngo kwigirira icyizere, ukavuga ati niba abandi babikora nanjye nabikora. Njyewe rero nkunda kubwira pastori banjye nti ntabwo dushobora kuba ari twe basigara inyuma. Niba abandi bantu batanasenga bashobora gukora ibi, natwe twabikora. Twiyemeje ko buri bukidikoni tubasubiza imbaraga, tukanabashoboza kugira ngo barebe igikorwa bakora kibazamura, natwe tubatera inkunga. Nabaha urugero nk'ubukidikoni bwa Zomba, bafite umushinga wo gukora amatafari. Dufite ubutaka, dufite inkwi, dufite isoko, ariko bari barabuze amafaranga. Ndavuga nti ayo muzabona nanjye niyo nzabaha. Byarantangaje mu minsi mike, bashatse amafaranga barayabona, tubongereraho. Aho tugeze baradusubiza yacu, kandi babonye inyungu yabo. Rero turareba niki kiri ahantu, ni gute twakibyaza umusaruro, ni gute twashaka inkunga tukayishyiramo, ariko umushinga ukaba wanyu kugira ngo mwiteze imbere. Mwibuke ngo iyo paruwasi izamutse ikazamura ubukidikoni buzamura diyoseze. Biramfasha kuko ntabwo ngomba kuvunika no ku mibereho yabo, singomba kuvunika kububakira. Barazamura urusengero, nanjye nkaza nkarusakara, nkarukinga. Tumye tunibaza, tumaze iminsi tubona mukinga insengero nyinshi cyane, mukanazubaka. Bikorwa n'abakristo cyangwa mufite abaterankunga kuri kino gikorwa? Ziriya nsengero zirimo abantu batatu. Zirimo diyoseze, zirimo abaterankunga, zirimo n'ubukidikoni. Biroroshye cyane. Ngenda babwira, niba mushaka urusengero nimwubake fondasiyo, nimunyereka amatafari, nanjye ndabazanira sima, munyereka abakozi, nanjye nzabasakarira. Ahasigaye n'umuterankunga aravuga ati mwabantu mwe numva mugeze kure, nanjye nzareba icyo nakora. Nta muntu ushaka umuntu usaba yicaye. Abantu barashaka umuntu usaba kuko afite icyo agezeho. Natwe rero nuko twiyemeje gutera intambwe, ushaka kuduherekeza akaduherekeza, utaje agasanga twaragiye. Bishop, muri gihe cya Covid diyoseze nyinshi zarahungabanye, amaparuwasi arahungabana, abakristo ubuzima burahungabana. Diyoseze yashyira byitwayemo gute? Iyi Covid yaraduhungabanije natwe, ariko nashaka kubibutsa ngo diyoseze yashyira turi ahantu heza, hari ubutaka bwiza, turi ahantu hera. Covid ntabwo yigeze igira ibirayi. Covid ntabwo yigeze yica imirima. Kubw'iyo mpamvu rero nabwiye abakristo bacu, muragomba gusubira mu murima. Mwambara agapfukamunwa, ariko muraza guhinga. Kandi turakomeza insengero zacu. Turaza gusubira mu matsinda, turakorera kuri telefoni, turakorera kuri WhatsApp, turatura, kuko ntabwo corona yafunze urusengero. Abapastori barakoze, ntitwigeze duhagarara. Ikintu cyahagaze ni ibikorwa by'amashuri, ni ibikorwa bya ECD, na ya gahunda mwumva yo gutanga igi ku mwana. Ntabwo inkoko zarwaye corona, amagi yarabonetse, imodoka zaragendaga. Tugarutse ku bijyanye na diyoseze, iyo urebye mu byiciro bitandukanye, mu rubyiruko, muri Mothers Union, muri Fathers Union, ho urabona ko diyoseze ihagaze gute? Navuga ngo duhagaze neza, kuko bimwe mu byo nakoze nkiza kandi numvaga nshaka gukora no gushyiraho department zitandukanye.
departoma zitandukanye kandi nkaziha ubushobozi. Twashinze departoma y'urubyiruko tuyiha ubushobozi dushingiye mu bukidiko. Dufite boys brigade tukagira n'urubyiruko. Ni ibintu bibiri bisa nkaho bisa ariko twarabitandukanije kugira ngo buri muntu atange umurongo usobanutse. Boys brigade ni ivugabutumwa mu gucuranga no mu gufasha abantu mu kubaka no gukora ibikorwa by'iterambere. Urubyiruko rusanzwe bo kenshi bakora mu nsengero, mu makorari, muri Sunday school, mu bikorwa bikeneye imbaraga, muri ya miganda, muri kubaka. Ariko bose bakongera bagahura. Mothers Union ni department ikomeye cyane ku buryo natwe nk'abagabo twabonye hari ikintu tugiye kubigiraho, kuko bo bafite biro, bafite abakozi 9 bahembwa, batanga ke sociale, bishyurirwa rama, bafite imishinga bakora, baradoda. Ubu ngubu nibo ba supplier bakomeye ba One and Only, nibo badodera Singita ibikoresho byo mu mahoteli. Murumva rero ko badusize, ahubwo turiho turabegera ngo batwigishe nk'abagabo, twe gusigazwa inyuma n'amateka, natwe tugira icyo dukora nk'abagabo. Bishop uba mu pasiteri mbere ko uba bishop, ariko abantu benshi bavuga bati ubuzima bwa pastor mu diocese usanga butameze neza. Uyu munsi diocese yashyira abapastor babayeho bate? Ese abajya kujya mu kigo cy'izabukuru bagenda bate? Ubuzima bwa pastor bwa gute mu diocese yashyira? Ubuzima bwa pastori buterwa n'icyo waje nawe utekereza. Nicyo cyane. Umuhamagaro wawe uguha uburyo bwo gukora. Iyo waje mu murimo uzi uwukorera urawukora ukanoga. Njyewe naje muri uyu murimo numva Imana impamagaye kandi nje kuba pastor. Byaranyoroheye kuba pastor kuko ntabwo nari ntegereje byinshi ku itorero. Abapastori b'uyu munsi nabo abenshi tumaze kubigisha ko dukora umurimo w'Imana, ariko tukagira n'ibindi dukora bizamura imiryango yacu kugira ngo twuzuzanye n'icyo itorero riduha. Tumaze igihe kwigisha abapastori, bamwe twabashyize mu kuyobora imishinga kandi bakayobora na paruwase. Urumva ko ari igikorwa gihita kigifasha. Iyo abonye wa mushahara mwiza w'umushinga akongera agakora mu rusengero, ahubwo niwe ufasha urwo rusengero ngo ruzamure. Niyo bakoze fundraising aravuga ati nanjye shyize haya. Abapastori benshi turiho turakorana dutyo, iyo twabonye projet arayobora akizamura kandi akazamura paruwase. Ikindi nkuko nababwiye, buri paruwase iriho irafasha, irakora ibikorwa by'iterambere kugira ngo nayo yitunge kandi igire icyo ikora kugira ngo yiyubake. Hari abamaze kujya muri pansiyo. Dufite ibigega cyangwa dufite ibibina bishyiramo amafaranga. Iyo umuntu agiye kujya muri pansiyo hari amafaranga tumugenera bitewe n'imyaka amaze. Dufite payroll iriho abakozi barenga 700 barimo n'abarimu b'amakanisa. Twishyuye ke sociale, tukabishyurira rama. Bikwereka ngo iyo umukozi arangije umurimo ntataha, ahubwo kubera ko yari muri rama akomeza na rama kandi agakomeza na ya ke sociale ye uko aba yayizigamiye. Ibi byose rero ntabwo ari diocese bikora, bigomba kuva hahandi navugaga, mu rubyiruko, mu bagabo, mu bagore. Iyo misanzu iraza ikatwubaka, tukongeraho ibyo dufite, tukagira icyo tuzigamira ejo. Nkaba rero navuga ngo abamaze kujya muri pansiyo mpari, nabo n'abagiye Bishop Mbandahari, bose bafite icyo batahanye kandi bafite icyo babona muri ke sociale. Bishop, iyi diocese murayumvise, ni diocese muvuga ngo imaze kugira koko urufatiro bijyanye n'imibereho, ariko mu gihe cyashize hajya havugwa yuko ari diocese yica amadeni, yica ibibazo bikomeye cyane. Umunsi bihagaze gute? Ni diocese yasohotse muri ibyo bibazo cyangwa diocese ikitaragurika muri ibyo bibazo? Gira ngo iyo abantu biyubaka ntibabura ibibazo.
ubu nawe nk'umuntu urimo kwiyubaka ngiye nkareba mu bitabo byawe nasanga hari amadeni ufite, ibintu biba bihungabana. Ariko iyo umuntu amaze kugera ku rugero runaka, hari ibintu ugenda uvanamo. Diyoseze ya Shyira igeze ahantu heza, nta muntu twishyuza, nta muntu twirukankaho, twiyemeje kurya make dufite ahubwo tukazigamira ejo. Aka twajya tubona inyubako z'ubucuruzi, twajya tubona hoteli, twajya tubona ibikorwa biremereye cyane. Ibi byose uyu munsi wa none ni ibikorwa bidafite amadeni. Nta deni na rimwe, nta deni na rimwe. Iyo bagase mukora he? Well, mukata ku byo mwakoraga mukagendera mu bushobozi mufite, kuko buriya iyo wizigamye ayo mafaranga kugira akamaro kuruta gufata umwenda ukishyura gatatu. Ikindi nababwira, twasubiye hasi tujya ku ikanisa, tujya kuri paruwase, tubaha imbaraga nabo baduha imbaraga. Nabuhaye urugero rw'ubukidikoni barimo gukora amatafari. Twahuye n'umugisha habaho kubaka amashuri. Ayo mashuri yose wumva yatuguriye amatafari. Buriya iyo wabonye amahirwe ukayakoresha, amahirwe araza agahura n'undi mugisha. Batuguriye amatafari, amafaranga nagurije Jomba barayansubiza, nabo bavanamo inyungu yabo. Nuko turimo gukora niki gihari, niki twakoresha kugira ngo dutere imbere. Bishop, twajya tubona imishinga migari mufitemo hano. Twabonye nk'umushinga wo kubaka kofi hariya. Uyu munsi icyerekezo cyanyu niho mugiye gushyira imbaraga mu bijyanye n'iterambere cyane ibikorwa byatuma diyoseze ibesha? Dufite indoto y'uko twazubaka inzu yindi y'ubucuruzi hano ishobora kuzatubyarira inyungu y'amafaranga, ariko ntabwo tuzayubaka tugiye muri banki. Tuzabanza dukore ibyo dushobora gukora, banki zitwunganira, kandi banki izaza iduha amafaranga ku buryo dushobora guhita ayo tuvanyemo tuyishyura. Icyo ubajije cya coffee shop, murabizi ko Musanze ari ahantu haza abakerarugendo, kandi abakerarugendo ba VIP. Turebye ukuntu Musanze imeze, nta bubone coffee tuhafite. Nta hantu hagari hisanzuye heza hatuje hari umutekano wajya uyu munsi ngo wicare keretse iriya ruguru mu misozi muri Singita, kandi naho ntujyayo utarabukinze. Turashaka gukora coffee shop igezweho yakira abantu biyubashye cyangwa abantu bashaka ikintu cyiza ahantu heza hatuje. Turebe yuko twabyaza umusaruro ibyo dushoboye. Twe ntitugurisha inzoga. Abantu benshi niyo mpamvu bataza no muri hoteli yacu bavuga ati mwebwe se ko nta gahiye mugira, ko umuntu atari bwinjira akinjirana n'uwashatse. Bidusaba rero gufata abantu runaka no gukora ibintu biri high end. Iyo coffee shop rero turumva izadufasha ikanunganira hoteli yacu. Hoteli yacu kenshi abantu tubona ni US Embassy, ni UNICEF, ni World Vision, ni Compassion, kuko ni abantu bashaka ahantu hatuje kandi ahantu bazi ngo bafite umutekano, kandi baraza gusanga abantu biyubashye. Ishobora kuzajya mu gihe kingana gute iyi coffee shop? Iyi coffee shop numva ukore ku kwezi kwa nyuma, kuko dusigaje amarangi, dusigaje igikoni, ni igice cyacyo urebye, kuko turashaka kugendana na gahunda ya leta kugira ngo cyogamu abashyitsi bazazinaha basange ibintu bishyashya. Kijyanye n'inyubako y'ubucuruzi nshya mushaka kongera kubaka izongera kuri yari isanzwe, iyo murateganya ko yatangira gihe ki ikazarangira na gihe ki? Twagomba kuba twaratangiye, ariko twahuye n'ikibazo cy'ishuri riri hano hantu murahabona. Ni ahantu hateguriwe inzu z'ubucuruzi, ntabwo ishuri twarisenya hakirimo abana, ariko twavuganye na leta rigiye kwimuka. Niryimuka turashaka kuzabona ibyangombwa, plan turayifite, amafaranga tumaze igihe tubika turashaka kuzatangirana ubushobozi bwacu, kugira ngo tujye kurangiza nibwo tuzasaba inkunga cyangwa tuzajya muri banki, ariko tuzi ngo turarangije kandi turahita twabyaza umusaruro. Abapasiteri benshi twagiye tuganira bavuga bati iyo tubonye bishop ntitumubara nka bishop, tumubara nk'umupasiteri mugenzi wacu. Iki kivuze iki muri diyoseze ya Shyira?
ngira ngo kuba bishop ni ukuba umupasitori w'abapasitori. Ntabwo nanjye nari nzi ko nzaba bishop, ariko ubwo Imana yampaye icyo cyizere ni ukugira ngo nanjye mbere umugisha abo ngiye kuyobora. Uyu murimo iyo tuwujemo habamo ibibazo byinshi. Iyo wibagiwe ibibazo by'umurimo ukagira ngo uwo mukorana niwe kibazo, niho hava intambara. Njyewe rero nje hano nta bantu benshi nari nzi, nta bibazo dufitanye, nta kibazo banteye, kuko hari ubwo abantu batinya ngo kanaka yansuzuguye. Umuntu yansuzugura nta kibazo njye banteye. Kubw'iyo mpamvu rero mbona ari abapasitori nkanjye, mbona ari abantu baje gukora umurimo, biranyorohera kuko numva nta kibazo banteye, kandi ngira ngo nanjye ntacyo mbateye. Tujya tubara ku musozo rero umuntu ashobora kwibaza diyoseze yashyiriye umunsi wa none niyo mubona agikeneye gushyirwa imbaraga cyane, mwaba muhari cyangwa se mu gihe mushobora kuza mwana ntabwo ariko niyo mubona akeneye imbaraga cyane. Ngira ngo ahantu hakeneye imbaraga ni mu rubyiruko, kuko dufite abakateshisite n'abarimu benshi bakuru bakunze umurimo ariko bagenda bakura, ukabareba ukavuga uti uyu mugabo azasimburwa nande. Kwitanga kwe, kumenya Bibiliya, gukorera itorero, gucunga umutungo, ibi bintu nzabona umuntu uzasimbura uyu muntu. Niyo mpamvu rero turimo gushyira imbaraga mu kwigisha urubyiruko, niyo mpamvu turimo gushaka abazi itorero, bakunda itorero, biteguye gukoreraho, bumva Imana ibahamagara. Njyewe numva aricyo kintu gikomeye, kuko buri itorero riri hasi, riri mu makanisa, riri kuri paruwase, riri aho ngaho hasi. Iyi diyoseze mubona ni nka karuvati, ni ikintu cyo hejuru mubona, hasi kuri fondasiyo nta makanisa ariyo. Niyo mpamvu mubona mu byo nakoze nkiza, tumaze kubaka amakanisa menshi, nuko najyaga mu makanisa nkasanga amakanisa asa nabi. Wavuga uti ko nshaka kugira aho njya, mwanjyana yati bishop ntuhashobora. Ndashima leta, kuko leta yahise ivuga iti hari standard dushaka. Byaradukubise ariko byaradufashije, tuhita dusubira hasi, tuzamura amakanisa, abakristo barahaguruka. Naguha urugero, nk'ubu ngubu hari ikanisa yitwa Butambi, ntabwo ngira ngo yanganaga n'iki cyumba, yubatswe mu 1945. Warayirebaga ukumva ugize ubwoba, ariko aho tubabwiriye tuti uru rusengero nimutangire mubake tuzabafasha, bagiye kuzuza urusengero rwiza cyane. Nta muntu rero w'iyo paruwase utarwibonamo bavuga ngo urusengero rwacu. Izo nizo mbaraga rero dufite, abo nibo bantu ushaka kubaka aho hasi, kugira ngo izo mbaraga zizamuke zigiye kuri diyoseze yongere isubire hasi, yongere ibafashe twagure, kubake n'andi makanisa. Bishop, wakuvuga abakristo b'inangaha, ikintu cyagutunguye usanzwe abakristo b'inangaha iki wabonye ukihari? Ikintu cyantunguye hano ni morale yabo. Ngo ndashaka kwiga kubyina, kuko njya mbona babyina nkabona nje ndiho ndabyica. Muragenda mugakubita akadiho. Kimwe mu bibazo nahuye nabyo nuko agasengero kabaga gato, bakubita akadiho umukungu ukazamuka, abantu kababura. Urumva umuziki ukaba umuziki, ariko ukabura ukuhumeka, ukaba wakoroye, ariko kubera ko babimenyereye ntibabimenye. Niyo mpamvu rero iyi gahunda yo kubaka insengero tuyishyize, gahunda ya leta kugira ngo tuvugurure, kuri twe yaje ari umugisha. Ariko byarantunguye ukuntu abantu bakunda Imana, ukuntu abantu bahimbaza imbaraga bazana mu rusengero. Urumva nyina asengeraga Saint Etienne, mu badiplomate nta muntu winyeganyeza, amakota abahagaze, ariko ahangaha abantu barabyina, ahubwo ukumva wowe ntabwo urimo kubyina. Dugana ku musozo rero, dusoza kino kiganiro, abantu bazi Bishop Sam muri Kigali bamuzi ageze muri Shyira. Uyu munsi muri Shyira Bishop Sam ni umuntu ubaho gute? Nje naha byabanje kungora, kuko nawe urabyumva, nari naramenyereye kuba i Kigali, nari maze kujya muri Amerika, imikino nkina golf ntabwo ibi naha,
nari naramenyereye kujya muri siporo ukajya ku muhanda wa kaburimbo hano ni nkeya byarangoye, ariko ngeze aho ninjira mu buzima buri hano. Ubuzima buri hano ni iki? Ni ubuhinzi n'ubworozi. Nanjye ubu nabaye umuhinzi mworozi, ndagenda nkasura inka mu gishwati. Ubu ngubu iby'inka ndabizi, nzi uko bahinga, nzi uko basarura, madamu nawe arahinga. Kugira ngo iyo ugiye ahantu ugomba kwemera ko wahageze kandi ukinjira mu bihari. Kenshi ibyo ngibyo nibyo bintwara umwanya iyo ntari mu biro. Ibisigaye ni ugusura abakristo, ni ugusura imishinga yacu, kandi byambereye umugisha kuko muri korona ubuhinzi ubworozi bwari bwemewe, twarakoraga bisanzwe. Byaramfashije cyane kuko ubu ngubu ndumva aho ndi mpakunze, kandi numva Imana ariyo yabiteganyije. kuko usanga benshi bakubonamo cyane bituruka ku ki? Ntibaza ari inshuti zanjye. Ayenda kandi twabaza, hari umuntu avuga ati iyo nirebye hari karite niziho. Karite wiziho cyane ni iyihe? Karite niziho ni uko iyo ninjiye mu kintu ndagikora. Ndi Kigali niyemeje kuyobora Saint Etienne, nisanze narabaye Saint Etienne imyaka 15. Njya kuhava nibwo namenye ko nta handi njya njya. Bampamagaye i Remera kuvuga ubutumwa, nibuka ko nta handi ndajya kuvuga ubutumwa uretse Saint Etienne. Kuva nabi Kigali ahantu navuze ubutumwa ni Saint Etienne ni Remera, naho nahavuze rimwe. Ngiye ninjiye mu kintu ntabwo ndeba inyuma. Mu bintu se bigushimisha ubuzima busanzwe hanze ya siporo ari ibihe? Nkunda kubana n'umuryango wanjye, nkunda guhura n'inshuti, nkunda guseka, nkunda ibiparu. Nubwo nkunda gukora akazi ariko nkunda n'akanya ko guseka, nkisanzura n'abantu. Murabyumva ubu ngubu nkunda ubworozi n'ubuhinzi. Iyo ngiye nkasanga inka yabyaye numva hari icyo ngezeho. Iyo nahinze nkabona imyaka yeze birashimisha. Ariko ubundi siporo nkunda kwiruka cyangwa kugenda, akunda no gukina golf. Ariko murafite ibintu akunda igihe bafite ibintu yanga muri kamirezi. Muri kamirezi ikintu wanga niki? Nanga ibintu bitagira gahunda, kandi nanga abantu bagira amatiku, bakomplika ibintu, bakazamura ibintu bikomeye aho bitari, bambuza amahoro. Nkakora uko nshoboye nkabirinda, kuko nanga ibintu byo gushwana, nkanga ibintu bimbuza amahoro. Ibyo bintu aho biri sinjyayo, ndahirinda. Bishop ari muri uko mu rugendo yagiye anyura muri ukabasanga harimo ibintu mu buzima byagushimishije. Ibintu bye ukumva kuko wibutse ibyo bihe abari ibihe. Ikintu cyanshimishije mu buzima no gutaha mu Rwanda, kuko turi mu mahanga. Urumva izina ryanjye Mugisha Mugiraneza Samuel ryananiraga abarimu gusoma, abana barihindura uko bashaka. Nkajya mu rugo nk'abo ariko mama, kuki twebwe turi abanyarwanda tukaba tutabaho tugomba kuba byagenze bite? Ni birebire nzakubwira. Dukura rero dufite iryo pfunwe ryo kumva ko tutari abagambi, bafite amazina nk'ayabo. Ukabona ababyeyi bafite imodoka, ukabona uwawe aje n'amaguru, ukabona uwawe aravuga ikigande gipfuye. Papa uzajye wicecekera kuko ntabwo uzi ikigande. Papa akambwira ati turi abanyarwanda, ntabwo hano ari iwanyu, muzataha iwanyu. Kuba rero naratashye kuri njye narashuka. Kuba rero nkora ibyo nkora ndabikora kuko numva ko Imana yampaye umugisha kuza iwacu no guhura n'abacu. Bene data kuba mu mahanga rero abenshi ntabwo mushobora kuba mubizi, ariko twabanye n'abantu b'abakaramoja bitwa abacyuri, nta naho bahuriye n'abanyarwanda, bateye ubwoba. Gutaha rero ukumva umuntu aravuga ururimi rwawe, kuri njye ni umugisha. Nkaba rero ibyo ngibyo ari ibintu nshimira Imana cyane. Ikindi
niko yampaye umuryango mwiza, umudamu, Imana nk'umudamu ukunda Imana, ukunda umurimo. Jackie yayoboye abadamu kuri Saint Etienne, aramfasha dukora nk'ikipe. Iyo umudamu yakwemereye mu byo ugiyemo uba watsinze, kandi iyo yanze uba watsinze. Ubu ngubu Jackie afasha Mothers Union, ahubwo yabaye tuzajya yatwigishe nk'abagabo, kuko twebwe nta naho duhuriye n'ibyo bakora. Turashaka natwe batwigishe tugendane nabo, kuko abadamu baritanga mu buryo budasanzwe. Bishop, iyo usenze no gukoresha ngo iyo werekwa abanyeshyira bakwitegeho iki muri iyi manda yacu? Iyi manda yacu abanyeshyira banyitegeho ubufatanye budasanzwe. Ubufatanye buvuze iterambere, ubufatanye buvuze iki? Gutsinda ikizaduhagarara imbere cyose, kuko Bishop ntacyo avuze. Bishop ni nta kuvuga ngo ntacyo avuze, navuga ngo ntashobora gukemura ibibazo byose. Bishop ni nka kapiteni w'ikipe. Kapiteni w'ikipe si utera ibitego byose, si ukora izamu, ahubwo atera umutima mwiza, akunda abakinnyi, akabayobora, akabereka aho bagana, intsinzi ikaboneka. Njyewe nzabayobora kandi nzabakunda kandi tuzatera imbere. Ariko igikorwa kimwe twasorezaho ufite ku mutima ku banyeshyira, ni iki gikorwa uvuga iki gikorwa mu kugiha abanyeshyira? Igikorwa numva naho abanyeshyira nuko twazamura ireme ry'uburezi, tukazamura abana bakiga. Si ngombwa ko biga teoloji bose, ariko tubigishe mu mashuri dufite, tubigishe bazabemo abanyarwanda bazima. Nagiye Dubai, umwe mu bana batwakiriye ava mu ishuri ryacu ryitwa Kagogo, niwe usemurira Abarabu kuri embassy, ababwira ibyo mu Rwanda, anababwira uko bakwakirwa, anababwira aho business ziri. Ibaza umwana Kagogo tumusanze Dubai. Ubwo se niba uwo yarashoboye, nitugira abo dukora tukabazamura, ngumva batazajya n'ahandi haruta aho ngaho. Uvuze ikintu umukristo umwe atubwira ati diyoseze ya Shyira yatanze umugeni, ubu dufite gavana uvuye muri diyoseze yacu. Iki kintu cyakiriye gute? Byaradutunguye kandi byaradushimishije, kuko uyu gavana wacu Dansira ni umudamu w'umuhanga, umudamu witonda cyane. Hari ubwo abantu bagira ngo abanyapolitiki agomba kuba ari umuntu uvuga ibintu byinshi cyane, ni umuntu urangwa n'ibikorwa. Yari head wa department muri university yacu, ni umudamu wari umwe mu bayobozi muri Mothers Union, ni umudamu tuzi muri katedrali bafite ibikorwa bifatika we n'umugabo we. Nkaba numva ahubwo amajyaruguru yagize umugisha kuba bafite umudamu uzi gukora, w'umuhanga, w'umukristo. Ubwo buyobozi ntabwo busanzwe. Reka tubashimire cyane ku mwanya mwaduhaye.